Reka nongere ngusuze kandi ngwifurize ibihe byiza uwo ukomeje kudukurikira ukomeje kuba natwe muri aya makuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho ikaze. Reka turebere hamwe Colonel Gatabazi wasabiwe gukurikiranwaho iterabwoba, ese yaba ari muntu ki? Urubanza mu bujurire kuri dosiye ya Paul Rusesabagina, Nsabimana Callixte, Elias Sankara ndetse na bagenzi babo rurakomeje, basabirwa n'ubushinjacyaha guhanirwa gukora icyaha cy'iterabwoba aho kuba kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba nk'uko byakozwe n'urukiko rukuru. Ni impaka zigomba rero gufatwaho umwanzuro n'urukiko niba koko umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba akwiye gufatwa kimwe n'umurwanyi wafashe intwaro akica, cyangwa niba hari aho batandukaniye. Nsabimana wise Major Sankara kuri wa kane yabwiye urukiko ko icyo atemeranyaho n'abashinjacyaha ari uko uyu munsi nk'uwari umuvugizi wa FRN arimo kubazwa ibikorwa bya gisirikare aho kubazwa abari bayoboye ingabo. Ati bakumva ko ari nge ukwiye kubibazwa. Ati mu gihe Colonel Gatabazi Joseph wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare niwe wari ushinzwe kugaba ndetse no gutegura ibitero muri FRN yose, eta major yose ya FRN. Ati n'umukoroneri, ati bamujyanye umutobo bamujyana mu ngando ngo bamusubize mu buzima busanzwe kandi ari we wari ushinzwe ibyo bikorwa bya gisirikare. Ati noneho bakongera bagahindukira ngo ninge ugomba kubibazwa. Ati nge wari uri muri Komore kandi wari uhari biba ari we mbere na mbere wagakwiye kuba abazwa ibyo bitero bya gisirikare. Ati kuko niyo nshingano yari afite muri FRN. Ati bo bakumva ko rero yajya mu buzima busanzwe. Ati hanyuma Sankara wari umuvugizi udafite ijambo na rimwe ku ngabo za FRN, we agafungwa imyaka 25. Aho niho rero ati mbonamo nk'akarengane. Colonel Gatabazi rero ni muntu ki? Mu buryo bw'inshingano cyangwa se umwanya mu mutwe wa FRN, Gatabazi yarushinzwe ibikorwa abo mu nyito za gisirikare bita Chief G3. Uyu mugabo rero w'imyaka 51 akaba avuka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira mu majyepfo y'u Rwanda. Akaba afite umugore n'abana bagera kuri 3. Yagiye mu gisirikare muri Gicurasi mwaka w'1994 mu ishuri rya gisirikare rya SM. Muri icyo gihe ingabo za RPA zari zikomeje kotsa gitutu ingabo za leta y'icyo gihe, bituma rero atangira amahugurwa. Bageze ku Kigeme muri Gikongoro barahunga. Yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 6 Kamena mwaka w'1996 ahabwa ipeti rya Adjudant. Akomeza rero ahunga ndetse kandi agera muri Congo Brazzaville kimwe n'abandi basirikare b'abanyarwanda bahunze. Yaje guhamagarwa n'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila ngo bashyire mu basirikare bamufashe kurwana, abizeza kuzabafasha kwisubiza u Rwanda. Gatabazi numwe mu baje gutangirana n'umutwe wa FDLR, maze muri 2001 ahabwa ipeti rya capitaine. Muri 2006 aba majoro, aza no kuzamurwa mu ntera aba lieutenant colonel. Ageze mu mutwe wa CNRD muri 2017 bamugira colonel. Yisanze rero mu Rwanda te haje gushingwa ikiswe Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique MRCD, gihuriza hamwe amashyaka yarimo Rwandan Revolutionary Movement LLM ya Nsabimana Callixte Sankara, PDR muri Paul Rusesabagina na CNRD ubwiyunge ya General Wilson Irategeka. Bashinze umutwe wa FRN ubakira cyane kuri CNRD yari isanganywe ingabo. Nsabimana Sankara azibe muvugizi, haje kandi kwivangamo abarwanyi bahoze mu mutwe wa FDLR. Colonel Gatabazi yagizwe Chief G3 na wa FLN ubwo mwaka wa 2019 ingabo za Congo FARDC zakazaga urugamba ku mitwe yitwaje intwaro. Colonel Gatabazi yaje gufatanywa n'abarwanyi bagendanaga, burizwa imodoka bashyikirizwa leta y'u Rwanda. Abari abasivili bahise rero bashyirwa mu nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Abari abasirikare bajyanwa i Mukamira, bakomereza i Mutobo mu kigo kinyuzwamo abari abasirikare ngo basubizwe mu buzima busanzwe. Aho niho rero inzego z'ubutabera zagendaga zifata abakekwaho ibyaha, ari naho nka Nsengimana Herman wasimbuye Nsabimana Sankara ubuvugizi bwa FRN na Angelina Mukanduti bareganwa na Rusesabagina bakuwe. Ubwo yari i Mutobo muri 2020, Gatabazi yabwiye itangazamakuru ko ubwo bari mu mashyamba bashidutse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zabateze igico, bake barafatwa benshi baricwa. Ati nibuka ko twageze mu nzira baradutangira baturasaho. Ati turahindukira rero tujya mu mashyamba. Ati abantu bakajya rero batwica, ariko nge ati narigiriwe ubuntu abaturage baramfata
banzana mu mujyi witwa Kifunzi, ati naho mvayo ngezwa ahitwa Nyamiyonga, nibwo twageze i Bukavu twambukira ku mupaka wa Rusizi tugera ku Mukamira. Ahurira he rero n'ibitero bya FRN muri Nyungwe. Muri kamere ye Gatabazi ngo ni umugabo muto cyane uvuga ko yakundaga gusenga cyane, ati ku buryo mu ishyamba bamwitaga Ave Maria, ati cyangwa se Ndakuramutsa Maria. We yajyanywe imutobo ndetse arahatinda mu gihe abandi bajyanwaga mu nzego z'ubutabera, gusa amakuru yemeza ko nawe yakoreshejwe inyandiko mvugo. Mu mvugo ze yumvikanaga nk'ufite icyizere cy'ubuzima buri imbere hanze ya gereza, ni kimwe na Brigadier General Mberabahizi David wari umujyanama wa General Wilson Irategeka, mu gihe benshi muri bo rero bari bayoboye bahise bafungwa. Icyo gihe yagize ati icyizere cya mbere ndagishingira kuri leta, ati nimpa akazi nzagakora, ati kandi nibanshyira mu gisirikare nacyo nagikora, aha niho ati nabona n'umwanya, ati n'uwo mushahara ukamfasha rero gushinga ubuzima, ati nkubaka inzu, ati kandi nkanagira umuryango mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone ati ntabonye akazi muri leta nakwiyambaza inshuti n'abavandimwe, ati kuko abanyarwanda barakundana, ati hari abo twiganye, ati nabo bagize icyo bamarira, ati nagira agashinga gaciriritse nakora, ati nkiteza imbere, ati gusa numva ahanini leta imfashije nkabona akazi, ati nakora, ati byanakunda, ati nkaba nakomeza amashuri, ati nkiga, ati kuko ubumenyi mfite ntabwo numva bumpagije, ati ku buryo nabushingiraho. Colonel Gatabazi nk'uwari Chief G3 muri FRN ubundi niwe wakabaye yarateguye ibitero byo muri Nyungwe, ariko yakomeje kuvuga ko byakozwe mu buryo bw'ibanga akabyumva byabaye. Ati amakuru yatugeragaho bakayatubwira, ariko burya ati icyaha ni gatozi, ati sinigeze mbigiramo uruhare, ati harabari bashinzwe kubitegura, ati bakaba ari nabo bohereza abantu muri Nyungwe, sinigeze rero mbona akanya ko kubitegura, ati ahubwo numvaga ngo hakozwe iki, ati ahanini rero hagendaga abantu baziranye. Muri uyu mutwe hari abantu barebaga ndetse kandi bakabakeka, ati nkanjye nari mu bantu bakeka ko bakorera leta ya Kigali, ati ntabwo bakundaga rero kumbwira amabanga menshi cyane ayo muri Nyungwe, ati genda urupfu rwanjye, ati nzapfa, ati mvuga ko iyo dosiye ntacyo nyiziho, aturetse kuyisoma mu binyamakuru. Ku mpamvu bagenzi be bamukekaga, Gatabazi avuga ko ari ukubera isura ye nk'uko yagiye abigarukaho, ati n'ubu ati muze no kubaza, ati bariya abantu bazi ko ngo ari nge wabacyuye nkoresheje MONUSCO, ati n'icyaha mfite, ati kuri bo ngo babonaga uburyo afite uruhu rukeye, ati kandi aba mu ishyamba, ati bakavuga ngo ari amafaranga arya nayo avana i Kigali, ati ku buryo rero ngo nubwo yagendaga azamurwa mu ntera byabaga ari kwizina gusa. Mu mashyamba ngo yabeshwagaho n'ubuhinzi, akigira n'abantu rero bamwoherereza amafaranga yakoreshaga mu buzima bwa buri munsi n'umuryango we, nk'uko Gatabazi yakomeje kugenda abigarukwaho. Reka rero turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avuga. Reka mvugire ko dosiye y'indege ya Habyarimana yongeye kuburwa. Urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rugiye kwiga niba rushobora guhagarika burundu cyangwa se kwiga kuri dosiye yo muri 2018 igendanye n'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Umwanzuro w'urukiko uzatangazwa ku itariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka. Urukiko kandi rukuru mu nzego z'ubutabera mu Bufaransa ku wa kabiri rwasabwe kwiga ku bujurire bwatanzwe n'imiryango y'abaguye mu ndege ya Habyarimana. Agathe Kanziga umugore wa Habyarimana ni umwe mu batanze ubujurire hamwe n'imiryango y'abandi baguye muri iyi ndege, nyuma y'uko muri Mata 2020 urukiko rw'i Paris mu Faransa rwari rwahagaritse iyi dosiye. Iperereza ku ihanurwa ry'indege ryateye agatotsi mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa kuva mu myaka irenga 20 ishize, cyane ko ryashinjaga bamwe mu bayobozi b'u Rwanda uruhare muri iyo mpanuka. Ubufaransa bukaba bufata rero ihanurwa ry'indege ya Habyarimana imbarutso ya jenoside, gusa abashakashatsi n'abahanga mu mateka bo bakagaragaza ko atari byo, kuko n'ubundi umugambi wo kwica abatutsi wari umaze igihe kinini cyane utegurwa na guverinoma ya Habyarimana Juvenal. Ku itariki ya 21 Ukuboza 2018 abacamanza bakora iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana bahagaritse ibirego bari bakurikiranyeho abo bakekagaho uruhare muri icyo gikorwa, bavuga ko habuze ibimenyetso bibashinja ibyaha ndetse ko n'ubuhamya butangwa kuri iki kibazo buvuguruzanya. Abacamanza banagaragaje ko iryo perereza ryangije byinshi cyane ku buryo abatangabuhamya bamwe bagiye bahakana gukomeza kuyivugaho. Uyu mwanzuro waje kwemezwa n'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris muri
muri Nyakanga 2020. Icyo gihe mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji 68 urukiko rwanzuye ko nta bimenyetso bifatika bihari byatuma rikomeza. Abacamanza b'Abafaransa bafashe iki cyemezo bwa mbere mu Ukuboza 2018 bavuga ko nta bimenyetso bigaragara byatuma iperereza rikomeza, ariko imiryango y'abaguye mu ndege yari itwaye Perezida Habyarimana na Ntaryamira w'u Burundi irakijurira isaba ko risubukurwa, abarikora bagashaka raporo yakozwe muri 2003 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda muri Arusha mu gihugu cya Tanzania. Umucamanza Jean Louis Bruguel niwe watangije iperereza yakoze adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda, ariherekesha impapuro zita muri yombi bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bagize uruhare mu rugamba rwo guhagarika jenoside. Nyuma muri Nzeri 2010 abacamanza babiri uwitwa Natalipo na Marc Trevidici baje mu Rwanda mu iperereza ku ihanurwa ry'indege, bagira n'umwanya wo kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye yaba abari mu Rwanda no mu Burundi. Nyuma banzura ko iyi ndege yahanuwe n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu zitakozwaga iby'isaranganya ry'ubutegetsi nk'uko babyanzuye. Muri 2016 umucamanza Jean-Marc Herbon na Natalipo bongeye kugaruka kuri iyi iperereza, batangira baha umwanya bamwe mu by'ukuri mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nk'abatangabuhamya bakunze rero kurangwa no kunyuranya imvugo. Nyuma y'ubu buhamya aba bacamanza bahise rero batumiza uwari minisitiri w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe kugira ngo azajye kwisobanura, gusa ntiyigeze ajyayo. Iyi ngingo iracyateye ikibazo kubera ingingo nyinshi cyane. Urugero, agasanduku k'umukara boîte noire nta muntu uzi aho kari. Ubusanzwe nicyo kimenyetso ntakuka kibika amakuru yose y'indege, uko urugendo rwayo rwagenze, ibiganiro umupilote yagiranye n'abari ku butaka bayigenzura, ibibazo yahuye nayo bya kidobya bishobora rero kuyihungabanya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni akantu gato kaba gafite ibara ry'umutuku na oranje. Imyaka ibaye 27 ikinyoma cyarakwiye isi yose ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'ingabo za FPR Inkotanyi, gusa habuze gihamya. Ni ikinyoma kandi cyakwijwe n'Ubufaransa. Falcon 50 ya Habyarimana yahanuwe ubwo yari iri hafi kugwa i Kanombe. Ibice bimwe byayo byaguye mu rugo rwe, agasanduku k'umukara kayo kabitse amakuru yose, kuko rero abahanga bagaragaza ko bishoboka ko abapilote babonye aho ibisasu bayihanuye byaturutse ndetse bagashaka no kubikwepa. Amaperereza menshi cyane rero yakunze kugaragaza ko ibisasu byaturutse muri Camp de Kanombe, ni mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ahagenzurwaga n'abasirikare ba Habyarimana batakozwaga iby'amasezerano ya Arusha, ndetse hanabaga batayo y'abaparakomando. Ati ninde rero watwaye aka gasanduku? Iyo usomye inyandiko zose zivuga ko ari aka gasanduka, kimwe mu bintu ubona ni ukubusanya imvugo ku ruhande rw'Ubufaransa. Bwa mbere ko iyi ndege ngo utari ifite agasanduku, ngo ko yari ifite tubiri, ko nta musirikare w'Ubufaransa wahageze ikimara kugwa, ko rero ngo bahageze bakagatwara, ko bahageze ngo ntibagatware n'ibindi nk'ibyo. Ku ikubitiro Gregoire de Saint-Quentin wari ukuriye batayo y'abaparakomando b'Abafaransa bari mu Rwanda niwe wageze mu rugo rwa Habyarimana ubwo aho indege yaguye. Inyandiko yakozwe na Jacques Moller muri 2017 y'ubucukumbuzi ku ihanurwa ry'indege ivuga ko Gregoire de Saint-Quentin yahageze hashize amasaha 22. Ku rundi ruhande ariko ngo hari inyandiko zo muri Minisiteri y'Ingabo mu Bufaransa zerekana ko Gregoire yahageze mu minota 15 ari kumwe na basu ofisiye babiri, ndetse we ubwe ngo akahaguma ijoro ryose, ngo bari gutwara imirambo baza no kugaruka mu gitondo ahagana saa 2. Ngo hari ifoto ifitiwe n'ubutabera bw'Ububiligi igaragaza Saint-Quentin ari imbere ya moteri y'iyi ndege mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata rishyira ku itariki ya 7 Mata. Saint-Quentin ngo yabwiye umuganga w'Umubiligi witwa Massimo Posic ko baza gutegereza bukeye kugira ngo batware aka gasanduku. Hari abatangabuhamya benshi cyane bemeje ko aka gasanduku ngo katwawe n'abasirikare b'Ubufaransa. Abarinzi b'urugo rwa Habyarimana bahamije ko indege ikimara kugwa abasirikare b'Ubufaransa ngo bihutiye kujya gutwara aka gasanduku. Sergeant Major Barananiwe ndetse na Jean Marie Vianney wari ukuriye abarinzi b'urugo rwa Habyarimana ku mugoroba ku itariki ya 6 Mata 1994 yagize ati Abafaransa baje gushaka boîte noire ku itariki ya 7 cyangwa se ku itariki ya 8 Mata
94 ntabwo nibuka neza umunsi cyangwa se niba barayibonye. Gregoire Zigirumugabe wari mu barinzi ba Habyarimana yavuze ko abafaransa ngo babonye icyo gikoresho cyitwa boîte noire ku itariki ya 7 Mata. Aloyizi Tegera wari umurinzi wa Perezida Juvenal Habyarimana, Jean Baptiste Nzayisenga ndetse na Leonard Ntibategera abari abaparakomando nabo ngo bemeje ko babonye abafaransa bashaka boîte noire ngo banashwanyaguza ibice by'indege. Leonard Ntibategera we yavuze ko abafaransa batwaye aka gasanduku. Agathe Habyarimana umugore wa Juvenal Habyarimana n'abana be mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru ku itariki 21 Mata mwaka w'1994 bari i Paris bahamije ko boîte noire yatwawe n'abasirikare b'abafaransa. Colonel Bernard Suzake wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda nawe yahamije ko babonye agasanduku k'umukara k'indege. General Paul Rwarakabije wari lieutenant colonel mu ngabo za FAR mu mwaka w'1994 nawe yahamije ko aka gasanduku katwawe na Gregoire de Saint-Quentin ndetse n'ibindi bikoresho by'indege ngo byari bikenewe ngo byatwawe na lieutenant colonel Rwabarinda akabijyana i Paris mu Bufaransa akabishyikiriza General Hichon wari ushinzwe imikoranire mu bya gisirikare. Muri raporo y'umucamanza Jean Louis Bruguière yemeza ko Ephraim Rwabarinda na Jean Pierre Hichon ngo bahuye. Ibaruwa yo ku itariki ya 15 Mata mwaka w'1994 yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda muri guverinoma y'abatabazi igenewe abadiplomate b'u Rwanda ihamya ko ako gasanduku kabonetse kagatwarwa n'abafaransa. Agace gato k'iyo baruwa akavuga ko ibizava mu igenzura ry'ako gasanduku bizakorwaho iperereza ariko ko byaba ari amahano gufata umwanzuro ntakuka kuwahanuye indege yahitanye ubuzima bwa Perezida Habyarimana. Ku itariki 27 Kamena mwaka w'1994 Minisitiri w'Ubufaransa ushinzwe gutwara abantu n'ibintu Bernard Bosson yabwiye Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi Di Lupo ko abayobozi b'Ubufaransa bafite boîte noire y'indege ya Perezida w'u Rwanda yahanuwe ndetse ko bayibitse mu bubiko bw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege ICAO. Ubufaransa bwahimbye rero ikinyoma ku manywa y'ihango ku itariki 28 Kamena mwaka w'1994. Paul Bally wahoze mu ngabo z'Ubufaransa yeretse abanyamakuru igikoresho byitwa ko ari boîte noire yari yagiye